Ese ni iyihe mpamvu abantu bapfa mu buryo butandukanye? Murakaza neza nanone tubahaye ikaze kuri UNP Entertainment. Muri iyi video tugiye kuganira ku kintu gikunze guteza impaka cyane, kuki hari abantu bapfa bakubita amaguru hirya no hino mu gihe hari abandi bo bagenda bucece, ku buryo umuntu ashobora gupfa ari iruhande rwawe ntubimenye kubera ko atigeze akubita amaguru cyangwa se amaboko ngo abikubite hirya no hino. Ese ibi ni ibinyoma by'abantu bavuga cyangwa se ni ibintu bifite aho bihuriye n'imyemerere? Uri kumwe na UNP Entertainment, kanda subscribe, ukanda like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ndetse dukomeze kubaka umuryango mugari wa UNP Entertainment. Reka duhere ku bisobanuro bya siyanse ndetse n'ubuvuzi muri rusange. Abantu benshi bakunda kwibaza bati kuki amaguru cyangwa amaboko ashobora kugenda nyuma y'urupfu? Impamvu, iyo umuntu apfuye si ibintu byose bihita bihagarara ako kanya. Umutima urahagarara ariko imitsi cyangwa se utundi dutsi tw'imikaya biba bikiriho amasegonda cyangwa se iminota mikeya. Hari ikintu bita post-mortem reflex movements, ni ukuvuga ko ingingo ziba zishobora kunyeganyega bitewe n'uko umubiri ugifite ubushyuhe muri wo. Hari n'abandi bibaza niba ibi ngibi biba ku bantu bose. Igisubizo ni oya, ntabwo biba ku bantu bose bitewe n'icyateye urupfu, uburyo umuntu yapfuye ndetse n'uko umubiri we wari umeze. Ashobora kuba afite imbaraga z'imikaya, imitekerereze cyangwa se n'ibindi byose bikaba byatuma umuntu apfa akubita amaguru cyangwa se agapfa bucece. Hari n'abandi bibaza niba ibi ngibi biba igihe kinini, biba amasegonda make cyane nyuma y'uko umuntu amaze gupfa, ndetse nyuma y'amasaha make umubiri ujya mu cyiciro cya rigor mortis, aho imikaya ikomera ntiyongere gukora cyangwa se ntigende. Ibi ngibi biba iyo umuntu amaze gupfa. Hari impamvu nyinshi zituma bamwe batabigaragaza cyangwa se abandi bakabigaragaza. Iyo umuntu apfuye asinziriye cyangwa se yararembye cyane, nta mikaya isigara ikora, bityo ntibigaragare cyangwa se ngo akubite amaguru n'amaboko bigaragare ko arimo gupfa. Abandi bapfa bari muri stress ikomeye, bigatuma imikaya isohora energy nyuma y'uko bapfa, bityo bigatera kunyeganyega bitewe n'uko ya mikaya yabashije kugira imbaraga. Reka turebere hamwe icyo imico n'imyemerere ibivugaho. Mu Rwanda rwo hambere, iyo umuntu yapfaga agacagagura amaguru cyangwa se agakubita amaboko n'amaguru hirya no hino, bavugaga ko ari kurwana n'abamuhamagara cyangwa se ari kurwana n'imyuka mibi. Ndetse bamwe bavugaga ko iyo umuntu apfuye atuje ari uko yishimiye urugendo agiyemo cyangwa se ari uko yishimiye kugenda, cyangwa se akaba adafite inzika muri we. Ndetse hari n'icy'imiryango yabivugagaho cyangwa se hari ubusobanuro umuryango watangaga. Abasaza n'abakecuru bavugaga ko hari abapfa badashaka kugenda, bityo bakarwana ngo basigare cyangwa se ngo bagaruke. Abandi bakagenda bitonze kuko bumvaga ko igihe cyabo kigeze cyangwa se bumvaga ko aho bagiye ntacyo habatwaye, bityo bagapfa batuje. Hari ibimenyetso by'abapfumu bigenda bigaragara. Mu masenga ya hambere bavugaga ko iyo umubiri ugenda wihandagura cyangwa se ugenda wanga wikubitagura hirya no hino, amaboko akubita n'amaguru akubita, ari ikimenyetso cy'uko hari abazimu batoroshye cyangwa se hari bitameze neza bije gufata uwo murambo cyangwa se bije gufata uwo muntu, bityo yabibona akagira ubwoba bigatuma akubita amaguru hirya no hino hamwe n'amaboko. Ndetse hari n'amasomo y'amadini. Ku bakristo, Bibiliya nta hantu ivuga ko kunyeganyega k'umubiri ari ikimenyetso cy'icyaha cyangwa se ubwiza. Abapasitori benshi bavuga ko ari ibintu by'umubiri bisanzwe kubera ko ngo roho iba yamaze gutandukana n'umubiri kera cyane. Mu gihe idini ya Isilamu bavuga ko iyo umuntu yapfuye ingingo ze ziba zishobora kunyeganyega kubera ko hari imbaraga ziba zisigaye mu mubiri igihe umubiri ugishyushye, ariko ntaho bihuriye n'icyaha cyangwa se indishyi y'Imana. Andi madini, abapantekote cyangwa se abadivantiste ndetse n'abandi, bose bavuga ko kunyeganyega k'umubiri atari ikimenyetso cy'umwuka mubi cyangwa se mwiza, ahubwo ni ubuzima bw'umubiri buba busoza cyangwa se buba burangira. Mu by'ukuri ntabwo kunyeganyega k'umubiri w'umuntu wapfuye bisobanura ibitangaza cyangwa se imyuka, ahubwo ni ibintu
bifitanye isano n'imikorere y'imikaya n'imitsi nyuma yo gupfa. Uko umuntu aba abayeho cyangwa se uko urupfu rumusanze n'igihe bimufashe nabyo bishobora gutuma bigaragara cyangwa se ntibigaragare. Umuntu akaba yakubita amaguru cyangwa se ntayakubite bitewe n'uko umuntu yari abayeho cyangwa se uko urupfu rwaba rumusanze muri ako kanya igihe ari gupfa. Ndetse abashakashatsi bavuga ko calcium na potassium mu maraso bigira uruhare mu gutuma imitsi yikanya cyane igihe cya nyuma. Iyi mitsi idafite imbaraga zihagije nta gukubita kubaho cyangwa se nta gutera amaguru n'amaboko bibaho, bityo umuntu agapfa bucece. Naho igihe imitsi ndetse n'imikaya bifite imbaraga ni hahandi usanga umuntu apfa ari gukubita amaboko ndetse n'amaguru ku buryo umuntu wese amubona agahita avuga ati uriya muntu arimo arasamba, arimo gupfa. Naho igihe nta mbaraga bifite ntabwo ashobora gukubita amaguru, niyo mpamvu umuntu apfa bucece. Ndetse bavuga ko hari n'igihe amaguru akubita n'umuntu yamaze gupfa. Ibi bigaterwa no kuba imitsi itarashyiramo ubushobozi bwayo bwa nyuma, bityo bigatuma habonekaho reaction. Iyo reaction akaba ariyo yitwa post-mortem twitching. Ndetse abashakashatsi bakomeje gukora ubushakashatsi bavuga ko hari n'indwara zishobora gutuma umuntu apfa kubita amaguru n'amaboko cyangwa se agapfa bucece. Bagaragaje ko indwara z'umutima zikunze kuzana urupfu rutunguranye rushobora kugira imitsi ihindagurika. Ndetse bavuga ko kubura umwuka, kuribwa cyane cyangwa se kuraswa nabyo bishobora gutuma umuntu agira za reaction ku minota ye ya nyuma. Ubutumwa twabagenera: tugomba kubaho neza dukosora amakosa yacu, kuko kunyeganyega cyangwa se kutanyeganyega ntivuga ko turi beza cyangwa se turi babi, ahubwo uko twabayeho niko gushimisha Imana cyangwa se niko kugena uko Imana izatwakira. Rero gukubita amaguru cyangwa se amaboko ntabwo biba bisobanuye ko umuntu agiye ahantu habi cyangwa se agiye ikuzimu nk'uko abandi babivuga, cyangwa se umuntu upfuye adakubise amaguru cyangwa amaboko ngo agapfa neza, agapfa atuje, ntabwo biba bisobanuye ko aho agiye ari heza, ahubwo biba bisobanuye ko imikaya ndetse n'imitsi ye byamaze guhagarara cyangwa se yapfuye nta mbaraga bifite, bityo bigatuma iyo mitsi ye cyangwa se imikaya bidakora, agapfa atuje. Hari abantu benshi bibaza impamvu bamwe babigaragaza cyangwa se abandi ntibabigaragaze. Ibi ngibi si ikimenyetso cy'umugisha cyangwa se umuvumo, ni ibindi bintu by'umubiri nk'uko twabibonye ko ari imikaya cyangwa se imitsi. Ariko mu myemerere isanzwe ihuye n'ibyo abantu bagiye biga mu by'amadini cyangwa se mu bya teolojiya, bavuga ko iyo umuntu apfuye byanga byakunda ahita abona aho ari kwerekeza cyangwa se ahita abona abagiye kumwakira. Bityo iyo umuntu apfuye yarakoze neza abona aho agiye ari heza, bityo bigatuma adakubita amaguru cyangwa se ngo akubite amaboko, akagenda mu by'ukuri yishimiye aho agiye. Mu gihe umuntu upfuye yarakoze nabi, iyo abona imbere ye hari ibintu bitameze neza cyangwa se ibije kumwakira ari ibintu bitameze neza, ari ibintu biteye ubwoba, niho atangira gukubita amaguru cyangwa se ngo agakubita n'amaboko ashaka kurwana nabyo kugira ngo bitamufata cyangwa se bitamutwara, bityo agakubita amaguru. Ngayo nguko abinjiye mu by'imyemerere n'imyizerere igiye itandukanye mu madini bagenda babivuga. Iyi niyo NP Entertainment mukomeje kubana umunsi ku wundi. Yamumva kuri mikoro ni Pacifique nk'ibisanzwe. Ndashimira abakoze subscribe ndetse n'abakomeje kudukurikira. Uwo utarayikora kandi subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika ndetse tujye tubana umunsi ku wundi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.